mbere yo kumva iri jambo ribanziriza kwegera ifunguro ry'umwami. Twasoma mu byahishuwe cya mbere, turasoma umurongo wa 15, tuze gusoma n'umurongo wa 17 n'uwa 18. Byahishuwe cya mbere, umurongo wa 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Mubonye ntyo bita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uhoraho. Witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Kandi nduhoraho, icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Iteka atanga umugisha ku bw'aya magambo ye. Mwicare. Mu kanya gato turegera ameza, ifunguro ryera, ariko muri aka kanya ubugingo bwacu, ameza y'umwami, ijambo rizima rimanuka ku ntebe y'umwami, nibyo tugiye kubanza kumva. Ubundi nta gikoma gukorerwa muri ubu bwami. Ni ubwami bufite umutware, nk'uko n'iyi si y'umwijima iri munsi y'ubutware. Hari umwami w'iyi si y'umwijima, hari ni umwami w'iyi si y'ubwami bw'ijuru. Uyu mwami ari we Yesu Kristo, umutwe tuza gusa n'abafatanya ijambo ribanziriza. Ijambo bene data bashiki banjye, nk'uko mwana bibonye no mu isano rya kera, abantu ntabwo bidumbukizaga ngo bafate iya mbere. Abatambyi Imana yari yashizeho gahunda na kuka, nibo bikoreraga isanduka, bakafata iya mbere, igafungura inzira, abandi none bagakurikira. Jambo ni muzima, niwe ufungura inzira. Imigisha yose dukeneye abanziriza ijambo rikabwirizwa, na mbere yo gufata ifunguro n'iri jambo tubanza kumva. Niryo rizanana n'ikirere, l'onction. Nta kuntu ushobora no gusabira n'abarwayi, ni ijambo ribanza. Niyo mpamvu ijambo niryo shingiro rya byose muri ubu bwami. Kuvuga igitambo, igitambo kizima, ubugingo buzima. Uko ni ijambo ry'Imana ribivuga, ubugingo bukora icyaha burapfa. Ubugingo bupfuye ntabwo buserukira abandi. ubugingo buzima nibwo buserukira
abandi. Nyuma mu gihe turimo kuganira ibi ngibi ugomba gusobanukirwa neza n'ishingiro urufatiro rwacu. Impamvu tuvuga ku byerekeye ubugingo buba buri mu maraso. N'impamvu y'amaraso ni ukubera ko Imana ibona ubugingo muri ayo maraso, ubugingo buzima, ubugingo bwumvira, ubugingo bwitanze bwumvira, nibwo buvugira abaje bagarukira Imana. Niyo mpamvu ubona umwami aza muri iyi si atangaza avuga ngo nk'uko ibyanditswe bibivuga, ndaje soze ubushake bwawe. Yemeye kuza araseruka kugira ngo aduserukire, atanga amaraso yameneke, incungu iboneke. Imana soko y'imbabazi igira icyo iboneraho kubabarira abaje bayisanga. Noneho abaje bayisanga bamanitse amaboko, Imana nayo ikabakira, imbabazi z'Imana zikabageraho. Mu bamanitse amaboko urimo, ndimo. Dufite amahoro n'Imana, nateka dushobora gucibwaho kubera ko twamanitse amaboko. Imbabazi z'Imana zitugeraho ngo uwo nababariye agitangira urugendo niyo nzakomeza kubabarira. Abaca mu madirisha, abatarababariwe batangira urugendo, nta mbabazi bateze kubona. Imana ibanza kwakira abayo ikabababarira, ikazakomeza ibababarira, amaraso yayo agakomeza kubavugira. Nuko tubayeho, nuko tubanye n'uyu mwami none uyu munsi, nk'uko yabidutangarije. Uyu mukuru w'umuryango wadushikirije intsinzi nakuka, yitanga ku bwacu, arababazwa, amaraso yarameneka. Uyu mukuru w'umuryango akwiriye ishimwe, akwiriye icyubahiro, akwiriye ikuzo iteka ryose. Dusomye hano uko Yohana yamubonye nyuma y'intsinzi, kugira ngo umenye, usobanukirwe, muvugane n'abandi basenga badasobanukiwe n'ishingiro ry'agakiza aho ryaturutse. Kuri 15 mwana data nahasubire mwumve. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Ibirenge bye byasagaga ngo n'umuringa. Impamvu ibyo birenge Yohana bibonye bisa n'umuringa ni iki? Ni ukubera iki? Ibyo birenge byahise none bisa n'umuringa, ni ukubera ko ibyo birenge uko banabivuga no mu ntangiriro
ngo urubyaro rw'umugore ruzaseruka n'ikirenge rukandagire umutwe w'inzoka ruwumene. inzoka rero ntabwo yaviramo aho, irye ku gatsinsino icyo kirenge. nuko uyu mwami yegukanye intsinzi, ibyo birenge bye biba Yohana bibonye bisa n'umuringa. umuringa niki? ni biriya mubona mu buryo bw'amarenga, mu gihe Imana yemereye ko inzoka, ni Imana yazemereye abantu mu gihe banze kumvira bagashinga amazosi, Imana yemera ko inzoka zibashokamo irabarya. bamwe barapfa, abandi ubumara buki barimo. mu gihe bahindukiye gahunda y'Imana, babwira Mose, dusabire ku Mana. ikibazo mu gihe cyahise kiba byongere byumvikane. uyu munsi bene data bashiki banjye, mu gihe ikibazo kivutse muri uru rugendo, Imana niyo ifite igisubizo. mu rugendo rwawe ntuzaze wiganyira, uri mu bwishingizi bukomeye. mu gihe ikibazo kivutse, hindukira Imana, Imana niyo itanga igisubizo. abantu baciye bugufi babwira Mose, Mose ajya ku Mana. Imana ifite igisubizo, izi ni impamvu yabateje inzoka. Imana itegeka Mose kugira ngo kora inzoka y'umuringa uyimanike ku giti. umuringa bisobanura ngo icyaha giciriyeho iteka. niyo mpamvu Yesu abigarukaho ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, icyaha gicirwaho iteka, nuko n'umwana w'umuntu azamanikwa ku giti. icyaha gicirwa iteka rimwe na risa. abahindukiye Imana, Imana ibaharire. nibyo ngibyo. niyo mpamvu ubona hano mu byahishuwe bahise bavuga ku birenge, ngo ibirenge bye byasaga n'umuringa kubera kwegukana iyo ntsinzi ari Golgota. niyo mpamvu ibirenge bye Yohana bibonye bisa n'umuringa. noneho ibyo birenge byo yabonye bisa n'umuringa, intsinzi Imana yigaragaza. iyo ntsinzi niyo tugenderaho uyu munsi. Yohana amaze kubona ibyo birenge bisa n'umuringa, ku murongo wa 17 hano mu Gifaransa, ijambo ry'Imana rikaba rivuga ngo quand je l'ai vu. murabona ko mbere yari yabonye ibirenge bye bisa n'umuringa, yari yabibonye. noneho yongeye kuvuga iri jambo. niyo mpamvu mwene data turi hano, urwego waba urimo rwo ari rwo rwose, mu gihe umubonye ntabwo wifata amayunguyungu. Yohani mu gihe amubonye nibyo ahamya hano kugira ngo dusobanukirwe. mu gihe turi imbere y'Imana ntabwo ugomba no kwifata amayunguyungu no mu cyumba cyawe. mu gihe uri imbere y'Imana ugomba kumenya ukuntu wifata imbere y'uyu mukuru w'umuryango. ni umwami w'abantu, ugomba kumuramya. niyo Yohana avuga no ku murongo wa 17, quand je l'ai vu. bisobanura iki?
ubundi iyi mvugo ni imvugo y'ijuru. uku kureba ntabwo ari ukureba gusanzwe. Voir bijyanye no kwizera. Mugiye umubonye akakwiyereka mu ijambo rye, ugomba kumuramya nk'uko Yohani nawe yabigenje hano. Noneho ukuntu bigenda, je tombe à ses pieds, ni ukugwa ku birenge bye, bya birenge yatumye intsinzi iboneka, bwa bwitange. Bene data, bashiki banjye, uyu munsi Imana idufashe. Icyama wowe nanjye umwami azasange turi ku birenge bye nka Mariya, turi ku birenge bye nka wa mugore, dusoma ibirenge bye. Impamvu uriya mugore yasomaga ibirenge by'umwami, yari akeneye imbabazi. Umwami nawe ahita avuga ngo, wa mushinyaguzi we, wanumiye ni mu rugo rwawe, uranshinyagura n'ubwibone bwinshi, wakira bene wanyu b'abafarisayo, wanga kunsanga. Ariko uyu mudamu yaririye ku birenge byanjye, abihanagura n'imisatsi ye ifite agaciro, aranabisoma. Kubera iki kintu, imbabazi zimugezeho. Izo mbabazi turazikeneye. Ngo mugihe namubonaga, nahise mwikubita ku birenge bye. Icyama nyuma yo kwegera ifunguro, twese uko turi hano, tugapfukamisha imitima, biragushobokeye ukaza n'imbere ukanapfukama. Ntabwo upfukamye imbere y'umuvugabutumwa, upfukamye imbere y'umwami wawe waserutse mu ijambo, wakwiyeretse, niwe upfukamira. Ngo nyimubona, uzaze umubona, zaze mubona mu ijambo rye. Numupfukamira, imbabazi zirakugeraho. Icyo umukeneye cyose urakibona. Mu Gifaransa niyo bisa n'ibitomotse, ariya urabona mu Kinyarwanda bavuga ibintu umuntu atamenya ibyo ari. Dusomere kugira ngo mubashe gusobanukirwa impamvu tugaruka mu zindi ndimi. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati, witinye, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Ngo mwikubita imbere, saba ko ari kumwikubita imbere. Ariko hano bahise batanga précision. Quand je lève, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Uko kuboko k'uburyo k'umwami bisaba ko buri gihe mu gihe duciye bugufi imbere ye akuturamburaho. Bene data, bashiki banjye, mu gihe akukurambuyeho, mu gihe ugeze hano ukamubona, ukamuramya, nagutaha uko waje. Nagutaha uko waje. Mu gihe umwegereye, arakurambura ukuboko kwe k'ubushobozi. Noneho ugatahana umunezero, ugatahana n'ibyo wari umukeneyeho byose. None kuri 18 ahita yivuga, kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Tureba ko uburyo yivugamo uyu mwami, umuntu ukurivuga ngo, je suis le premier et le dernier et le vivant. Le vivant
ntabwo yigeze apfa. C'est le Dieu vivant. Ariko mu gihe none ateruye akavuga ngo nari narapfuye, atangiye kuvuga ukuntu iyo ntsinzi yayidushyikirije. Ariko Imana ihoraho ntabwo yigeze ipfa, ntabwo yigeze ibambwa. Ariko Yesu umuntu yabambwe ku giti. Imana nzima yaramanutse izura Yesu umuntu wari wapfuye. None iyo Mana nzima muzima asebuka noneho muri uwo mubiri, nuko yiyeretse no ku ntumwa. Bwa bumana bwe nibwo bwongeye kugaragara. Niyo mpamvu Tomasi avuga ngo mwami wanjye, Mana yanjye. Imana irusheho kuduhana umugisha, kuduhana umugisha. Cyane data, hari ikintu abantu badasobanukirwa. Niyo mpamvu bikeneye umwuka wera kugira ngo dufashe. Kuki abantu badashobora gusobanukirwa ibyerekeye iby'ibi birenge? Reka se ntusohoza n'iri jambo noneho twinjire noneho mu cyatuzanyano uyu mugoroba. Biriya byabaye kuri Yona na Yesu akabigarukaho. Kuki abantu batabasha gusobanukirwa? Bamenye ngo ibyabaye kuri Yona ni amarenga Imana yacaga ku byerekeye ibyo yagomba kuza gukora. Simubona hariya ku murongo wa igice cya 2 muri Yona, murongo wa 1, mwene data ashobora kwadusomera, kubera ko ni ikintu cy'ingenzi tugomba no gusobanukirwa n'impamvu y'iyi ntsinzi tugenderaho. Ni Yona igice cya 2 murongo wa 1. Urahita wumva amagambo. Dusomere mwene data. Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Ndiyorera ngo iryo jambo Yesu ntabwo yarigarutseho. Muzi ko mu nyanja abamo amafi, habamo n'ingona. Hari n'ikindi kinini cyane kiba mu mazi ariko kirya ibyatsi. Ni igiki? Nimba ari imvubu. Ingona yo mu mazi, imvubu nayo ikunda kuba mu mazi, ikajya kuri gata niba ari urume, hariya ikarya n'ibyatsi. Imana kuki itabashe gufata urugero kugira ngo bashe gusobanukirwa ibyerekeye iby'ibi birenge? Itavuze ngo Imana itegeka imvubu imira Yona, cyangwa itegeka ingona imira Yona imujyana Niniwi. Uzi impamvu Imana yategetse ifi? Kugira ngo bashe gusobanukirwa, kugira ngo usobanukirwe icyo kintu kijyanye n'ibyo birenge. Mwene data Branham niwe wabasha kuvuga ikintu gikomeye. Aravuga ngo amabible ni 3, Bible ni 3. Bible ya mbere Imana yanditse ni hejuru. Bible ya kabiri ngo ni ya Enoki. Bible ya gatatu ni ngiyi dusoma. Kugira ngo noneho usobanukirwe ibyerekeye iki gitabo, ugomba no kumenya gusobanukirwa na ya Bible Imana yanditse hejuru. Nibyo bita zodiac. Muri zodiac ari byo bita le signe du poisson. Mu gihe ubisobanukiwe iyo signe du poisson ku muntu bayihuza n'ibirenge. Niyo mpamvu ubona hano Imana ihita iterura ivuga ngo Imana itegeka ifi nini imire nde? Imire Yona. Yona ninde? Yona ni umuhanuzi. Iyo fi itwara umuhanuzi. Iyo fi
ikore ubwitanze. Reba ifi ikumvira Imana, ngo jya kumira uriya mugabo. Uwo mugabo ntabwo imumize ngo apfe, itwaye umuhanuzi. Ifi itwaye ijambo. Noneho ntabwo ibasha no kuyobaye. Imana yayiyoboye nini niwe igeze ku nkombe. Nibyo mugomba gusobanukirwa. Ni ubwitange. Iyo fi mubona kumvira Imana, mubigarure ku mubiri wa Yesu. Niyo mpamvu ijambo rivuga kugira ngo bashe gusobanukirwa ngo Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Imana jambo yari mu mubiri wayo, uwo mubiri utwara iryo jambo irijyanira abandi. Reka naho ngaho ibintu bimeze neza. Irijyanira abandi, iyo ngemu Imana yayijyanye bande, si twebwe. Ariko mbere yuko iyo ngemu itugeraho, habashe kuboneka ubwitange. Ifi ya Yona igereranwa n'ubwo bwitange. Amen, amen. Ni ikintu cy'ingenzi. C'est-à-dire que nibyo Imana yakomeje no kuvuga no mu ntangiriro ngo kirenge cye. Mose we mu gihe yajyaga mu Egiputa ntabwo yakoresheje ikirenge kugira ngo bashe kubisobanukirwa. Mose yakoresheje iki kugira ngo nabyo bisobanukirwe? Sureba ko mu gihe Mose yari afite ikibazo, uzi ko Imana yahise imubwira ngo reka fata inkoni yawe ijugunya hasi. Iyo nkoni yahise hinduka iki? Intare? Yahise hinduka iki? Imbogo iki? Yahise hinduka iki? Inzoka. Noneho Imana yabwiye Mose ngo ikandagire ku mutwe, wakabimenye. Yamubwiye iki? Ifate ku murizo, ntuyifate umutwe. Bo ibyo ntabwo tubigiyemo, umunsi ni sense, ariko tuzabijyamo. Ifate ku mutwe. Niyo mpamvu ubona na ya nzoka. Reka simbatinze, uyu munsi ni mwiza, ariko ni umunsi w'intsinzi. Cyo bene data. Niyo mpamvu ubona ngo na cya kiyoka mu byahishuwe ngo n'umurizo wacyo gitwara inyenyeri nyinshi. Gitwara inyenyeri nyinshi. Noneho murabona ko Mose yagombaga kumanuka mu Egiputa arwanya ibigirwamana byaho ngaho. Ubwo kumvira Imana, Imana imushoboza kwegukana intsinzi. Noneho Yesu we mu gihe yaje ntabwo akoresha akaboko, agiye gukoresha ikirenge. Akandagira umutwe w'inzoka rimwe na risa. Mureke mbatangarize mu izina ry'Uhoraho, ntazagira umuntu wabesha. Ndi umuvugabutumwa, mbatangariza intsinzi aho twayegukanye. Yesu Kristu yanesheje rupfu ku musaraba. Ntabwo yanesheje rupfu azuka. Bimenye kandi niko kuri kuzuye. Ibi bihuye n'ibyo umwami yavuze ariya mu ntangiriro avuga ngo n'ikirenge cye azagikandagiza umutwe w'inzoka. Ntabwo akandagira umutwe w'inzoka asohoka mu gituro, awukandagira ariya ku musaraba. Niwo intsinzi yagaragara. Aho ngaho niyo yatangaza. Bene data, nkabasaba mu izina ry'Uhoraho, duse n'abarambura ibiganza, duse n'abagira gutya. Bene data bashiki banjye, aho ngaho niyo yatangaje ngo byose birarangiye. Naho ngaho yegukanye intsinzi.
amaze no kuyegukana, muzi ukuntu byagenze. Bene data bashiki banjye, umwenda wari ukingije ahera uwusha, avuga ngo noneho kubw'uyu mubiri wanjye ugize gutya, uwo ari we wese afite uburenganzira. Amen. Witeka aduhana umugisha, witeka aduhana umugisha. Nibyo twashimiraga Imana turi no mu biro. Reka mbibatangarize, bene data bashiki banjye, ndabibasabye mu izina ry'Uhoraho, ndabibasabye mu izina ry'Uhoraho, tugomba gusobanukirwa iki kintu. Imana igiye kurangiza umurimo wayo, sibyo? Tugomba kumenya role yacu dufite. Imana ntago, bene data, Imana yaturinze no mu bihe cyagiye cy'intambara. Imana ntago yandinze, nawe ntago yakurinze kugira ngo ugire iterambere. Iterambere no gutunga turabifite, ariko Imana yatuzigamye kugira ngo yiyeshe icyubahiro mu gihe igiye kurangiza umurimo wayo. Ntago ari kugira ngo twubake amazu, ntago ari kugira ngo tugire gutya, no, ni ukugira ngo Imana iducemo, isoze icyatumye ituma ubutumwa bw'igihe ibwohereza. Icyifuzo mbasaba, sibyo, ni ukumenya ibihe by'Imana, uganasenga urasa ku ntego. Usenga urasa no ku ntego, udasenga uhuzagurika. Ukamenya tugeze mu gihe, ni ikihe gihe tugezemo. Reka mbatangarize noneho kugira ngo tumenye nawe tuzatwohereza, uko tuzatwohereza isengesho, sibyo? Uzaza usenga bihuye n'ibyo Imana yavuze, ivuga ngo muri Yesaya ngo nzakora umurimo wanjye udasanzwe mu gihe gito, sibyo? N'abantu bipfuke mu matwi. Nicyo gihe tugezemo, kugira ngo mubimenye. Na Yeremiya yasenze bitewe n'igihe Imana irasubiza. Natwe tugomba kumenya igihe cyacu, sibyo? Sibyo? Niba Putine, mvuze Putine, ashobora kumenya igihe cye agahaguruka, itorero ryo ntago ryamenya igihe cyabo nabo bahaguruke. Ni ibintu byumvikana. Niyo mpamvu tugomba kumenya icyo kintu. No mu gusenga, tugasenga twereza Mana, 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 yabera hano mu Rwanda, soza icyatumye ubu butumwa bw'igihe bubwirizwa muri iki gihugu. Amen. Soza ikivi cyawe dutayi wacu, sinana data. Imana iduhana umugisha. Tugiye noneho kwegera ifunguro ryera, ariko mbere yuko turyegera, sibyo, dusomera hera muri 17 none tumenye ko tuza gukora isengesho. Nyuma yaho noneho dutangire 17 uko tugomba kubyifatamo nyuma yuko twegerera ifunguro. Mubonye nnyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinye, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Mubonye nnyo nifata amayunguyungu. Mubonye no, Paulo nawe yaramubonye mu nzira y'i Damasiko, yifashe amayunguyungu hasi, bum. Yohana nawe ari mu kirwa cya Patmo, sibyo? Bene data bashiki banjye, mureke mbatangarize inkuru nziza, sibyo? Buri wese hano, buri hano afite ishimwe rikomeye. Haba muzehe, haba mama Samuel, haba mukecuru, uwo ari we wese uri hano, ibyakubayeho byose udatoranije n'ikintu na kimwe, umaze kwizera umwami, sibyo? Ibyo byose byaragufashije, sibyo? Mwene data Corneille, usa n'umpepera,
n'abandi bose muri hano, sadirike inzira wagomba gucamo ukizera umwami, Imana yarayiteganije. Ntabwo ugomba kwinuba ikintu na kimwe. Niyo mpamvu ntabwo utoranya, uzaza usubiza Imana ibyambayeho byose, ariko Imana ni Imana nzima, ni Imana nziza, si byo ne data? Nta byago byabaye kuri mwene data Yohani, si byo? Bamushyira mu kirwa cya Patimo, twabibonemo inyungu. Ubu ngubu dufite igitabo cy'ibyahishuwe. Mu kirwa cya Patimo yari kumwe n'umugore, yari kumwe n'abana, yari kumwe n'Imana. Iyo Mana uzaza ubane nayo utishingikije ku kintu icyo ari cyo, sibyo? Yari kumwe n'umugore, yari kumwe n'abana. Iyi nzira uko mwahuye n'umwami ntabwo nari imari, nta mugabo utanga, uzaza ugendana nayo. Aho igucishije waci utinuba, sibyo? Babanje kumujugunya mu ngunguru y'amavuta ifite umuriro, bavuga uyu ni umurozi. Hari ikintu kimwe cyabashe kunsetsa, hari akantu kabashe kunsetsa kubera ko ari seko gatembagara. Ibintu by'amademo, ntabwo ibintu by'amademo ikintu cyabashe kunsetsa ni iki ngiki, n'ibingi bivuze bya Yohana. Uyu ni umurozi. Icyadushobora ngo bafata bashuguye mu ngunguru itetse amaraso, wapi? Ntabwo ashobora amaraso, ayo mavuta ntabwo yamutwika. Kubera iki? Imana iracyafite umugambi kuri we, sibyo? Ikintu cyabashe kunsetsa ni iki ngiki, amadayimoni. Hari mwene data wabashe guhura n'ibibazo, none aza guhura n'ibingi by'amademo. Amademo aratwongorera cyane, kandi nuko akora. None ayo mademo aza kumubwira ngo rega, ibi byago ufite mu rugo, ni mwene data, ibi byago ufite mu rugo biraterwa na Tomasi, niyo murozi. Afatanye n'abandi muri iri teraniro, nibo baguteza ibibazo, nibo barozi. Urimo urabyumva? Murozi. Umuntu Imana yacunguje amaraso ye, abaye umurozi gute? Ngo n'ikimenyimenyi, ngo abafite n'ikirenge kitari ikirenge cy'abantu, ngo ni ikirenge niba ari ikinyamaswa. Mbega ubuhanuzi, mbega ibintu, mbega mw'abantu mwe. Yohana nawe ni umurozi. Wenda nawe mu gihe ushobora guhagarara neza mu mwami, ntibazakwita umurozi noneho bikurakaze, si byo data? Uyu murozi none dufate tumujugunye hariya mu kigo cya Patimo, ziramire zimurye. Ahageze inziramire Imana izigizayo amarayo. Yamaze hafi imyaka 2 abasero bamuzanira amata, ese byo bamugemurira icyayi, bamutekera umureti, bamusanga ayo ngaho. Yabayeho hati muri icyo gihe, yabanye n'Imana. Imana yifatanya gahunda natwe. Ibyo ucamo byose nazagira ikintu gishaka kugusubiza inyuma, bizaze bigusunikira ku mwami. Witeka haduhana umugisha, Witeka haduhana umugisha. Shana data, ikintu nshimira Imana nuko ikirere kimeze neza. Twanabivuganaga na mwene data kabisa, uyu mwaka tugiye kuwusoza neza. Ese byo ikintu nababwira nibizana batangaza, ikintu cyose kigisitaza mu itorero, Imana izakigizayo. Izakigizayo. Noneho abana b'Imana batahe neza,
bafatanye uruna. Imana iduhana umugisha. Akimubona yamwikubise imbere, Pawulo yamwikubise imbere, n'abandi bose bamwikubise imbere. Muhaguruke twishime imbere y'umwami. Amaraso yawe mukiza niyo yoza ibyaha twako yamviriye ku musaraba ubwo wapfagama ni Yesu naruo gucibwa witeka kuko nari mbashije kwizera mwami nyotesha yo maraso kugira ngo Yesu bo wambikwaga bakujyana ku musara wiyangani mibabaro iyo ibani yonyene niryo gusa kunyesa mwami nyogesha yo maraso kugira kumuka nirima nyogesha maraso wafu ye kugira kumuka nirima. Dupfukamisha imitima, turambura amaboko, buri wese nagira icyo abwira umwami mbere yuko twegera ifunguro ryera. Data wa twese uhoraho, Mana idahinduka, Mana yahozeho, Mana iriho, Mana ibayeho iteka ryose, ndagushimiye fatanyije n'abera, niwe tugaruye ishimwe muri aka kanya. Yohana akikubona yapfukamye yikubise ku birenge byawe. Mwami, natwe nyuma yo kukubona mu ijambo ryawe, ni wowe dupfukamishije imitima yacu. Mwami, ukomeze uturebere munsi y'ayo maraso. Intsinzi warayidushyikirije, dukomereze muri iyi ntsinzi, dukomereze muri wowe, igihugu gitemba amata n'ubuki. Uhoraho, ishimwe n'icyubahiro bikugarukire.
tumaze kumva ijambo ryawe, tujya gusoza ibyo wadutegetse, dufata umugati, tunywa no kuri vinyo itukura, nk'uko wanabyivugiye ngo ntabwo uzongera kunywa vinyo, uzongera kuyinywa mu gihe abera bawe uzabakira. Ariko mu gihe dutegereje iyo randevu, uyu munsi tugiye kwegera ifunguro ryera, dutangaza n'urupfu rwawe rwatumye iyi ntsinzi itugeraho. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Nyuma yo kumva ijambo ry'Imana na nyuma yo gukora isengesho, dukurikijeho gahunda yo gusangira uyu mugati umwe, tukanywa no kuri vinyo itukura. Uyu mugati ukaba ugereranwa n'umubiri wa Kristo, kubera ko tugize ingingo nyinshi. Umugati ni umwe, ariko kubera ko tugize ingingo nyinshi, uyu mugati turaza kuwumanyura. Buri wese araza gufata igipande cye, na yaho bakora isengesho ubone gutamira. Umuntu wese utari wafata icyemezo ngo yegurire umwami, ntabwo akwiriye kwegera kuri iri funguro. Niba yaje nano, ashobora kuba yicariya akurikira gahunda uko irimo kugenda. Hano dufite na vinyo itukura, nk'uko n'ijambo ry'Imana ribivuga. Yesu niwe watangaza avuga ku byerekeye amaraso yari mu mitsi y'umubiri we, amaraso atukura. Avuga ngo tugiye kugirana isezerano rishasha, mugomba kunywa aya maraso ari mu mitsi yanjye, kugira ngo tugirane amasezerano. Nta muntu n'umwe wigeze kunywa amaraso yo mu mitsi y'umwami ayanywa gutya. Ariko mu itegeko bisaba ko dusogongera ku mbabazi z'Uhoraho. Niyo mpamvu Yesu mu gihe yaje kugira ngo usobanukirwe n'iyi gahunda. Uyu ntabwo ari umutobe utukura twakoze, ni vinyo itukura, vin rouge niyo tugiye gukoresha, nk'uko n'umwami yabikoze. Impamvu dukoresha vin rouge ntidukoresha umutobe, n'umwami nawe nuko yabikoze. Impamvu atari vin blanc cyangwa ibindi nazi, ni ukubera ko iyi vin rouge bigereranwa n'ayo maraso y'umwami. Ubona umwami aterura ijambo avuga ngo ndi umuzabibu. Ntabwo yavuze ngo ndi igiti cy'avoka, ndi igiti cy'umwembe, ndi umuzabibu, muri amashami. Ni uko yabivuze muri ya mvugo yabo, muri ya mvugo y'ijuru. Impamvu yigereranywe n'umuzabibu ni ukubera ko mu muzabibu aturukamo, umuzabibu usanzwe aturukamo iyi vinyo. Niyo mpamvu nawe muri we mu mitsi ye hagomba guturuka ayo maraso yamenye ku bwacu. Amasezerano twaragiranye, amasezerano nakuka kubera icyo gihango cy'ayo maraso. Abanaga igihango na kera nakongera guhemukirana. Niyo mpamvu tugomba kuza kunywa no kuri iyi vinyo, ariko atangaza abiganisha ku maraso ye. None turabaza dusangire kuri uyu mugati, none dusozeho no kunywa kuri vinyo. Ariko noneho mbere yuko tumanyura n'uyu mugati, bisaba ko dusoma ibyanditswe. Mwene data dusomera Abakorinto ba mbere 11:23-24.
nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Iki ni ingenzi. Nabavuga ngo muzaze mwibuka ivuka ryanjye kuri Noheli, nta bya Noheli. Reka muzaze mwibuka ivuka ryanjye, oya, muzaze mwibuka intsinzi nabashikirije, mutangaza urupfu rwanjye, mufata kuri uyu mugati ngo ku mugoroba. Niyo mpamvu tubikora ku mugoroba nk'uko nguko, ntabwo ari ku manywa. Mugoroba ngo bamugambaniyeho niwe yakoze ibyo ngibyo. Natwe niyo mpamvu duhurira hano ku mugoroba kugira ngo tumanyure ku mugati. Imigenzo y'amafunguro ni menshi, ariko ntabwo dushaka kubijyamo noneho. Nkaba mbasaba ko twubika umutwe. Ngiye gukora isengesho, fashe uyu mugati umwe, tugiye kumanyura. Witeka Mana idahinduka, Mana yahozeho, Mana yabanye n'abahanuzi n'intumwa, niwe waserutse mu mubiri wiyunga natwe, uri muri Kristo, wari mu mubiri. Uwo mubiri watubereye igitambo kizima gihumura neza imbere yawe, waritanze ku bwacu, tukaba tugushimira kubw'iyo ntsinzi wadushikirije. Tukaba turi itorero ry'Imana nzima, tugizwe n'ingingo nyinshi zigizwe n'umubiri wawe. Mwami, ngushimiye kubw'icyo gitambo kizima. Fasha uyu mugati ugereranwa n'umubiri wawe, Mwami, uhezagire bene data n'abashiki banjye bitabiye kugira ngo dusangire uyu mugati umwe. Mwami, kubwo kubaha ijambo ryawe no gusoza ibyo wavuze, imigisha igendana n'abakumvira uyigeze kuri twese. Tugiye gufata uyu mugati nk'uko wabidutegetse. Ukomeze udukomereze mu buntu bwawe, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisabye, amen. Tugiye kuwumanyura. Saba na bene data kugira ngo baze bamfashe, namwe mudufasha mu ndirimbo, ariko n'abandi nabo turirimba mu gihe abene data barimo kudufasha kumanyura uyu mugati. Uririmba kubera ko intsinzi y'umwami iduteza umunezero. Ndizera ko twese tumaje gufungura. Nyuma yo gufungura hakurikiyeho kunywa no kuri vinyo itukura nk'uko twabyumvise. Mwene data aradusomera ibyanditswe mu Bakorinto ba mbere igice cya 11:25-26. N'igikombe akigenza atyo bamaze kurya, ati, iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Umwami adafashe umutobe, afashe vinyo itukura ituruka mu muzabibu,
nk'uko tumaze kubyumva mu ijambo ngo ariko yabiganisha ku maraso y'isezerano. No mu nyigisho yatangaga yavuga ngo mukwiriye kunywa amaraso mukarya umubiri wanjye, mutariye umubiri mutanyweye amaraso ntacyo dupfana. Ni cya gihango, ni ya masezerano. Impamvu Imana yabikoze gutyo ni ukwera ubuhemu Adamu na Eva bakoze bumvira umwanzi, bigatuma none bayoboka umwanzi. Noneho Imana ibona abantu mu buhemu n'abakomotse kuri Adamu na Eva. Ubwo buhemu burabajyana bagendana nabo aba bantu kugira ngo batazabasha kongera kuba abahemu. Niyo mpamvu yagarukaga kuri icyo gihango. Maraso yanjye muyanywe, imbabazi zanjye zibagereho, icyo kintu cy'ubuhemu kibaveho, dufatane urunana, tugendane nta kibazo. Ngo none wafata cya gikombe cyarimo vinyo biganisha ku maraso ye, arashima. Ijambo ry'Imana rikaba rivuga ngo mu gihe cyose muzaza murya kuri uwo mugati, munywa no kuri icyo gikombe, munywa kuri iyo vinyo, muzaba mutangaza urupfu rwanjye kugeza n'igihe nzagarukira. Urupfu rwatumye tumera uko tumeze, amaraso yatumye tuba abavandimwe, bidakomotse ku miryango yacu no ku bindi nazi, ariko biturutse kuri ayo maraso. Basaba ko twubika umutwe, ngiye gufata umwanya wo gushima. Uhoraho Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, ni wowe udahinduka, ni wowe wasanganiye Abrahamu vinyo murayisangira amwe na Abrahamu mu gihe yavaga ku ntsinzi mwami. Intsinzi warayidushyikirije, urugamba ruracyari rwose, ariko mu gihe tuzataha mwami si ngombwa kujya kugura vinyo mu maduka. Wowe watuye vinyo munsi mukuru w'Ikana, uri Imana nzima. Fasha iki gikombe, harimo ivinyo itukura igeranwa n'amaraso yawe wamenye ku bwacu mwami, uduhezagire mu izina ryawe riri hejuru y'amazina yose, mu gihe tugiye kunywa kuri iyi vinyo itukura mwami. Isezerano twagiranye nawe mwami, komeza udufashe mwami, uturindira muri ubu buntu bwawe kugeza n'igihe ugiye guseruka mu bicu, tugusanganira aho ngaho mu bicu mwami. Mu gihe tugiye gusoza ibyo wadutegetse, umugisha mwami n'uwacu, ukomeze turambure ukuboko kwawe k'ubushobozi. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbisabye, amen. Baririmbye umutuyobore. Witeka akomeza ahabwe ishimwe n'icyubahiro, amen. Gushaka no gukora Imana ni gushyira muri twebwe. Ubundi mu gihe tuvuga ko Yesu Kristo ari umwami, mu gihe adutegetse turumvira. Murabona ko nyuma yo gusangira dufata ku mugati, dufata no kuri vinyo itukura, yabaye ngombwa ko twozanya n'ibirenge
nabyo bishingiye nabyo ni itegeko ry'umwami kugira ngo udataha wenda ubyibazaho. Dufite n'ibyanditswe bibishimangira. Reka mwene data anahadusomere nawe ubyumva. Ni muri Yohana igice cya 13 uhereye ku murongo wa 3 asome mu Kinyarwanda. Yesu amenye ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo, ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza. Aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato ko unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati, Databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko, umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye ariko si mwese. Amen. Ageze kuri 15. Icyatumye avuga ati ntimuboneye mwese nuko yari azi uri bumugambanire uwo ari we. Nuko amaze kuboza ibirenge, yambara imyenda ye, arongera aricara, arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha, ibyo mubivuga neza, kuko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Ni itegeko ry'umwami Yesu Kristu yategetse abigishwa be. Hari ikintu gikomeye nk'uko twatangiye n'ijambo ryacu. Murabona ko uyu munsi twagerageje kuvuga ku birenge. Urabona ko ikintu Yesu yahise abwira Petero aravuga ngo si ngombwa kunyoza ibirenge, ariko hari impamvu, hari n'ubundi buryo. Undi arimo kuvuga ngo ntabwo wanyoza intoki, ntabwo wanyoza umutwe, ariko impamvu yo kurasira ibyo birenge niryo jambo twanaganiyeho n'uyu munsi. None Yesu mu kuvuga, kubera ko n'uw'ijuru, aravuga erega umuntu woza ibirenge abakeye. Ni imvugo y'ijuru. Iyo mvugo y'ijuru, kugira ngo urusheho kwisobanukirwa wowe nanjye, iryo jambo yakunda kurigarukaho ngo mbege ibirenge by'abavugabutumwa ni ibirenge biseruka, ngo ibyo birenge byanyu muzaza mubikandagiza inzoka na sikorupiyo, ntabwo ari kujya mu bihuru. Ni imvugo y'ijuru. Ibyo ntabwo tubitindaho, ariko ikintu cy'ingenzi yabashe kuvuga, ntabwo yabashe gusuka amazi ngo aboze intoki, aboze mu mutwe, ariko aganisha ku birenge.
ariko asoje avuga ngo simubona ko ndi shobuja, nemeye nkabuza ibirenge mwebwe abigishwa banjye, mbahaye itegeko namwe mu gihe ndi umutware ndi umwami hagati yanyu muzaze mwozanya ibirenge. Niyo mpamvu twabikoze nyuma yo gusangira no gufata kuri vinyo dutangaza urupfu rw'umwami kugeza n'igihe azagarukira. Umunsi ni tariki ya 31 tureta tugwa ba mu mwaka utaha nk'umugaragu w'Imana fatanyije n'abandi basaza b'itorero, bene data, bashiki banjye, bavandimwe duhujwe n'amaraso y'umwana, fatanyije n'abo bagaragu b'Imana hagati yacu, tubifurije umwaka mushya muhire, muzaronke umwami adufashe dutera intambwe tuva mu bwiza twinjira mu bundi. Umwami adufitiye umugambi mwiza uzaza usubiza amaso inyuma no mu mirimo dukora y'amaboko n'ubwenge yaduhaye. Imana ihezagire. Hari n'ijambo ari muri Deuteronome mu gutegeka cya 7 n'icya 8 uvuga ngo mugenza kugeza mu gihugu cy'isezerano, noneho abanyigometseho abanze kunyumvira ntago bizaba ari ku maboko yawe uzaba wabatesheje ukabirukana, ni ukubera ko njyewe waguhagurukije, ni njyewe ukugejeje mu gihugu cy'isezerano, ni njyewe ugomba guhasha n'abo banze kunyumvira. Imana iri mu ruhande rwacu, niyo mpamvu tugomba gutambuka twemye muri iyi si y'umwijima. Kubera icyo kintu, kubera ubuvandimwe bwacu, ubuvandimwe duhujwe n'umwami, nkaba mbasaba mu izina ry'Uhoraho uko mwegeranye muhana akaboko mwifurizanya umugisha. Muhorana umugisha, muhorana umugisha, muhorana umugisha, bana b'Imana muhorana umugisha. Imbarutso y'umurimo ku birenge by'intumwa yahitanye inzitizi zabuzaga umugeni kumenya umukwe. Sikera habayeho mu b'Imana irakora, n'ishyano kutamenya igihe Imana yakugendereyemo. Sikera habayeho Imana irakora, n'ishyano kutamenya igihe Imana yakugendereyemo. Yamanyuye umutima duhita tumumenya, naho twaba mu ntege n'ijambo iyo rije ritwuzuza imbaraga. Yamanyuye umutima duhita tumumenya, naho twaba mu ntege n'ijambo iyo rije ritwuzuza imbaraga. Yapfundo ry'ibibazo rinirisha itorero,
igihe jambo yakwishuriraga yamarira y'ishavu yavaga mu kwiheba yarisahanagurwa igihe jambo yatwishuriraga yamanyuye umutima duhita tumumenya naho twaba mu ntege nk'ijambo iyo rije ritwuzuza imbaraga yamanyuye umutima duhita tumumenya naho twaba mu ntege nk'ijambo iyo rije ritwuzuza imbaraga dufite isano ikomeye irutiye abavandimwe abamo nanjye mubamo turi umwe nta kintu cyadutandukanya satani reka kudushakira iwacu ni mu ijuru kandi umenye ko nta mwanya ukihafite satani reka kudushakira iwacu ni mu ijuru kandi umenye ko nta mwanya ukihafite yamanyuye umutima duhita tumumenya naho twaba mu ntege nk'ijambo iyo rije ritwuzuza imbaraga yamanyuye umutima duhita tumumenya naho twaba mu ntege nk'ijambo iyo rije ritwuzuza imbaraga kugira gihamya uyifite ashira ubwoba nawe urupfu rwaba rumuzengurutse atwaranira mu ngabo zirinze umudugudu ubuhamya bwe butera abanyantege nke kuzura imbaraga atwaranira mu ngabo zirinze umudugudu ubuhamya bwe butera abanyantege nke kuzura imbaraga yamanyuye umutima duhita tumumenya naho twaba mu ntege nk'ijambo iyo rije ritwuzuza imbaraga yamanyuye umutima duhita tumumenya naho twaba mu ntege nk'ijambo iyo rije ritwuzuza imbaraga yamanyuye umutima duhita tumumenya naho twaba mu ntege nk'ijambo iyo rije ritwuzuza imbaraga